Haleluya. Mumfashe duhe Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Buriya rero nta hantu dushobora kubonera umunezero kuruta mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana turaririmba, mu nzu y'Imana turidagadura, mu nzu y'Imana ndetse yemwe no kurira turarira ariko amarira meza, amarira aturuka ku mwuka wera bikatunezeza. Ntago nzi ko mwumva namwe atmosphere turimo muri kano kanya, nta kindi ni ukubera Imana. Ari mu ndirimbo abaririmbyi baririmbye, ari mu zingizi za rusangi, ari aho bageze baravuga ngo muri ino si huzuye umuruho n'amahanga, ngo nicyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, haleluya, ngo nzabona ingororano yanjye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tuzabona umucunguzi. Ibi byose dukora, ibi byose biturushya, ibi byose bishaka kutunaniza, nta kabuza ngo azahanagura amarira ku maso yose. Imana ishimwe. Reka rero haba hari n'irindi teraniro, reka dusome ijambo ry'Imana muri kano kanya. Turasoma amagambo niyo numva bite mu mutima. Turasoma muri Matayo igice cya 25. Turasoma duhereye umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranta. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu gihugu cya kure, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itaranta 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itaranta 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza cyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranta 5 araza azana izindi taranta 5, ati databuja, ansigiye itaranta 5, dore nazigenzuyemo izindi taranto 5. Umurongo wa 21 agira ngo uwo mu wica w'akarongo cyane. Shebuja aramubwira, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shebuja. N'uwahawe itaranta 2 araza aravuga ati databuja, wansigiye itaranta 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja, nari nzi ko uri umunyamwaka, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngibyo ibyawe urabifite.
ariko shebuja aramubwira ati wa mugaragu mubi, wa munyabute, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, munika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abayigenza, nagaruka nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo, nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Imana idufashe cyane. Nimureke dusome ahandi hamwe. Turasoma mu Baheburayo igice cya 10, duhere ku murongo waho wa 35. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 35. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwayo, ufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu nimwakira ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru, ndagushimiye. Turabagaragu bawe baje mu nzu yawe, umwuka wawe wera niwe wabazanye. Ngaho nuvugane nabo nyakubahwa, maze n'abaje barwaye bakize, n'abakomeretse ubomore, n'abafite imvune zo mu mutima nabo bakize nyaguhora ku ngoma, kandi abashonje bahaze, abafite inyota bamera inyota, amaso yose akubone. Uwo ari we wese uri hano mubera igisubizo, kuko uri Imana ifite byose. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mumfashe mbaramutse. Mbakumbuye, nubwo rimwe najyaga nza ariko sinajyagamo, aka kanya kabaga kateguwe ku bandi bagenzi banjye, nabyo ni byiza. Rero uyu mwanya mbonye mumfashe mbaramutse. Windikire mugenzi wawe umubwire uti mwene data, Yesu databuja agiye kugaruka, none umwitegure kugira ngo azakubwire ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nanjye nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wanjye. Ubu rero buretse nimwe muretse ntabwo mwabisubiramo ngo mubibashe uko bingana. Ahubwo ndabivuga mubisubiremo. Haleluya. Ntabwo yenda mwita mubisho. Ngaho rero hindukira mugenzi wawe umubwire, mwene data, Yesu databuja agiye kugaruka, none niwitegure kugira ngo naza azakubwire ngo nuko mugaragu mwiza.
wakiranutse muri biki nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wanjye. Amen. Haleluya. Abanyanyarugenge nanjye mbafitiye ubutumwa bwiza, mbafitiye inkuru nziza. Yesu agiye kugaruka, none mwitegure kugira ngo naza azatubwire ngo nuko bagaragu beza mwakiranutse muri biki nzabegurira byinshi, nimwinjire mu munezero wanjye. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro, Imana ishimwe. Hanyuma rero iryo ni naryo jambo mu byo tuvuga byose, ni iryo jambo. Buriya mu magambo meza yo muri Bibiliya yose abaho, iri jambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri biki nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wawe. Ku mukristo uzi icyo akora afite intego, iryo jambo ni rimwe mu magambo meza yanditse muri Bibiliya. Kutazabwirwa ibyo ngibyo ni igihugu gikomeye. Icyo nagira ngo mbabwire rero, Yesu agiye kugaruka. Abantu babikunde cyangwa babyanga, ariko Yesu azaza, kandi agiye kuza vuba. Ahari abenshi bamaze gucika intege, babona yuko ari ibisanzwe byavuzwe no kuva kera, ariko mbabwiza iby'ukuri, Yesu agiye kuza. Ni nayo mpamvu uyu munsi ijambo rikuru ni ukwitegura Yesu, kugira ngo nagaruka azatubwire iryo jambo, azasanga ukwiye kuba waribwirwa ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri biki nzakwegurira byinshi, ngo injira mu munezero wawe. Bibiliya twasomye hariya muri Matayo mu gice cya 25, ngo bizaba bimeze nk'umuntu wazindukiye mu gihugu cya kure, ngo ibintu bye abisigira abagaragu. Umwe amuha itarante eshanu, undi amuha ebyiri, undi amuha imwe. Ngo akimara kugenda, uwahawe itarante eshanu ngo aragenda arazigenza, agenzuramo izindi eshanu. Ni ukuvuga ngo aragenda arazicuruza, yungukamo izindi eshanu. Uwahawe ebyiri nawe abigenza atyo, arazigenza, abonamo izindi ebyiri. Ariko ngo uwahawe imwe aravuga ati databuja ni umunyamwaka, asarura aho atabibye, ahunika ibyo atagosoye, none reka ngende nyishyire mu butaka. Ngo acukura umwobo arayita. Hanyuma rero ngo iminsi ishize ari myinshi, niko Bibiliya ivuga, shebuja wabo araza, arabahamagara ati nimuze mutubarane, nimuze tubarane kugira ngo munsubize ibyanyu. Reka mbona icyo mbabwiye, Yesu azagaruka kandi azabarana na buri uwo ari we wese. Imana idufashe. Ushobora kwibaza uti ntacyo mfite, ntacyo yampaye, ariko uribeshya, hari ibyo yaguhaye. Nta kabuza rero muzabarana. Hindukira mugenzi wawe umubwire uti nta kabuza muzabarana, nimuhaze tubyumvikanaho.
Haleluya. Nta kabuza muzabarana. Imana yaje dufashe. Hanyuma uwo yasigiye 5 araza aramubwira ati databuja wansigiye 35 nagenzuyemo izindi 5 ngizi zabaye 10 ni waki. Baramubwira ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bikeya nzakwegurira byinshi none injira mu munezero. Imana icyubahiro. Haleluya. Uwebyiri nawe araza ati databuja izo wampaye n'ebyiri ukimara kugenza narashakishije nakoze iyo bwabaga zigenzuramo izindi 2 zabaye nye none ni waki. Shebuja aranezerwa ati nuko mugaragu wakiranutse muri bikeya nanjye nzakwegurira byinshi niwinjire mu munezero. Uwimwe we nta nubwo numvaga nanamuvuga kuko wimwe ni igitangaza. Uwimwe araza ati jewe rero narinzi yuko uri umunyamwaga usarura ibyo utabibye uhinuka ibyo utagosoye ibyawe nacukuye umwobo mbishyiramo ngibi ibyawe urabifite. Ariko muzi ijambo yamubwiye ntabwo mvuga yose. Aramubwiye ngo wa munyabute wa mugaragu mubi nibagufate bakubohe bagutemo umwijima aho niho bazaririra bazahora bahekenya n'amenyo. Imana idufashe cyane. Ariko ijambo ryiza muri riri ngo shebuja agarutse abandi bazigenzuye ababwira ryarindi ryiza. Abanyanyaruge iryo niryo mbifuriza. Bwira mugenzi we iryo jambo niryo nkwifuriza. Mana ishimwe. Nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nanjye nzakwegurira byinshi injira mu munezero. Icyo nashatse kubabwira uyu munsi ni Yesu ugagarutse agiye kuza ubu ikintu cyarazi ishinga umuntu wese w'umukristo uzi icyo akora koko atarushaka kwibera mu idini. Dore ko umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo abafite idini nsa ntabwo bazajya mu ijuru ngo keretse abakijijwe buhagijwe amaraso. Imana yaje dufashe cyane. Umuntu rero ubyitegura neza ufite ubwenge. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Banyefeso ngo mucunguze ngo uburyo umwete. Haleluya. Ngo mushakashake ibyo umwana ashaka. Imana yacu dufashe. Ufite ubwenge aritegura kugaruka kwa Yesu. Natekereje rero ko nababwira ibintu byadufasha kwitegura kugaruka kwa Yesu. Babwira rero ibintu 7 byadufasha kwitegura kugaruka kwa Yesu. Wambabariye ugandikira ukabwira mugenzi wawe tega amatwi twumve ibintu 7 byadufasha kwitegura kugaruka kwa Yesu. Ushaka urabivuga ushaka kurirorerera icyo uburenganzira bwawe ariko Yesu azaza. Haleluya. Ariko wibwiye we ni byiza byamukunda kwatura kubira arva ngo yanyaturira se ndumo yabinyaturaho sari umupagani. Imana se niyo be ubwenge ntago izi kurobanura ibyiza nibibi irashaka se gutanga bibi izaguha ibyiza. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Ibintu 7 rero reka mbabwire icyambere ni ugusenga. Burya mu mibereho y'umukristo nyawe nyakuri agomba kugira ubuzima busenga. Umukristo utaba mu buzima busenga uwo nguwo ndashaka kukubwira yuko iminsi ye yose abaho gutyo nta kintu bizamumarira.
ibyiza uyu munsi ndagira ngo mugire inama yo gufata iyindi pozisiyo, maze Imana ikamuhindurira situwasiyo, kuko situwasiyo arimo ni mbi cyane niba adasenga. Ariko noneho by'akarusho, uyu munsi umuntu ufata gahunda yo kugira ngo asenge, ndashaka kukubwira ko ari kimwe muri ibyo bintu birindwi bigufasha kwitegura kugaruka kwa Yesu. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwira mu Banyefesi igice cya 6 umurongo wa 18. Umva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Bwira mugenzi wawe tumva uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya! Rivuga ngo musengeshe umwuka iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga. Ngo kandi kubw'ibyo ngo mube maso, ngo maze musengera abera bose. Imana yacu ishimwe. Musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ngako karibu no kwinginga. Ngo kandi kubw'ibyo mube maso. Imana yacu dufashe. Haleluya! Ngo mube maso, ngo musengera abera bose. Niba uri umukristo nyawe ukaba udafata ibihe runaka ngo usenge, ku mugoroba uyafate, mu gitondo ushaka ako kanya, mu kindi gihe wiyiriza ubusa, mu kindi gihe uveye, mu buryo bwose bwo gusenga nk'ubwo kwa Daniyeli, ntababwira muri kano kanya, ndashaka kukubwira yuko uzayatamo. Ariko uyu munsi wafata icyemezo ukajya mu murongo mwiza, nawe wazabwirwa ririya jambo ryiza ngo nuko mugaragu mwiza, ngo ukiranuka, ngo wakiranutse muri bike, ngo nanjye nzakwegurira. Haleluya! Duhe Imana icyubahiro rero. Imana ishimwe cyane. Nusenga kandi ukongera nanone ugafata gahunda zo kutirebaho wenyine. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi kubw'ibyo mube maso, ngo musengera abera bose. Biragukwiriye gufata igihe ugasengera abera, ugasengera Hoziyana, ugasengera Baraka, ugasengera Agape, ugasengera abatoranijwe, ugasengera abashumba banyu, ugasengera abakozi bose, ugasengera abadiyakoni, ugafata umwanya ugasengera iri teraniro nk'iri. Imana yacu dufashe cyane. Ugarukira aho ngaho ugasengera uyu mujyi wa Kigali, ugasengera kano karere, ugasengera Deperi, sabo gusa ugasengera n'abandi benshi, ugasengera n'ayandi matorero, ugasengera Afurika, ugasengera Ubugande, ugasengera Uburundi, ugasengera Tanzania, ugasengera byose ibihugu byose bya Afurika, ugasengera Uburayi, ugasengera Amerika, ugasengera Australia. Haleluya! Ngo kubw'ibyo mube maso, ngo maze musengera abera. Nshuti yanjye, uri mu mwanya mwiza wo gusenga kugira ngo Yesu nagaruka uzamusanganire, azakubwire ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, ngo wakiranutse muri biki, ngo nanjye nzakwegurira byinshi. Yesu arashaka yuko ufata gahunda zo gusenga kugira ngo uzabe ukwiriye ko byo rwose. Imana yacu dufashe cyane. Icyo cyari icya mbere rero. Haleluya! Turashaka kumva icya kabiri. Bwira mugenzi wawe tega amatwi twumve n'icya kabiri rero. Tega nushaka kubimubwira rwose, tega amatwi twumve icya. Arega hari ubwo yaba nasinzira ariko bamubwira nako kajwi, nabwo ukaba ukoreye Imana, ariko ntimukange gukorera Imana muri bene ubwo buryo. Haleluya! Imana yacu duhumugisha. Ijambo rya kabiri ni ugusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Abantu benshi muri kino gihe
ntabwo abenshi bakunze kwiga ngo banasome ijambo ry'Imana. Nahamya yuko hari abantu bitahira bakajya muri shuguri zabo, bagataha bananiwe, bakazinduka bihuta, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, akazagaruka hano ku cyumweru yeguye Bibiliya, maze akajya ategereza yuko ari ahangaha azumvira ijambo ry'Imana. Abo bantu rero bazabahora ari abakene mu mitima, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana rizahore rigwiriye muri mwebwe. Haleluya! Ijambo ry'Imana rero hari icyo rivuga. Nusoma muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo, gira mugenzi utega amatwi wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yewe we, ni igitangaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyanditswe byose byera byahumetswe n'Imana, ngo kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ushyitse rwose, afite ibimukwiriye bimubashisha gukora imirimo myiza kandi yose. Yewe we, ariko twahaye Imana amashyi kubw'ibyo. Ibyanditswe byose byera byahumetswe n'Imana. Nutiga ijambo ry'Imana, nutarisoma kenshi, uzaba uhombye pe. Dore uko uzaba uhombye. Ijambo ry'Imana niryo rifite ububasha bwo kwemeza umuntu ibyaha bye. Icya mbere, nudasoma ijambo ry'Imana ntuzegera wemera ibyaha byawe. Kabone niba nakubwira bati byakugendekeye gutyo, uzajya uvuga utari ko muranyaka, utari ko murambeshyera. Wanabibonye utese? Nuramuka ubaye umuntu mwiza cyane, maze byonyine wiyesikizi, ariko wowe ye kwemera ibyaha byawe. Ariko ijambo ry'Imana iyo urisoma niryo rishobora kukwemeza ibyaha byawe. Haleluya! Rikwemeza ibyaha byawe. Kandi ikindi cya kabiri, iyo rimaze kukwemeza ibyaha, ngo riragutunganya. Yewe we, bwira mugenzi uti ijambo ry'Imana rizagutunganya di. Riragutunganya. Yesu ntago azatwara abadatunganye, ntago uzasanganira Yesu udatunganye ngo abo nibamutunguka imbere ngo bazahinduka ubwoba gusa. Niko umuririmbyi yavuze. Ariko Yesu azajyana abatunganye, nta kindi kizagutunganya. Amaraso Yesu anagutunganya ni, ariko ijambo ry'Imana rireza neza. Ijambo ry'Imana riravuga muri Timoteyo mbere igice cya 2 ngo maze umuntu niyiyeza ngo akitandukanya n'ibidatunganye, ngo azahinduka igikoresho kizima gifitiye nyiracyo akamaro, ngo cyatunganirijwe gukora imirimo myiza kandi yose. Haleluya! Nudasoma ijambo ry'Imana ntabwo uzabona ikigutunganya, ariko ijambo ry'Imana riratunganya. Haleluya! Akandi ngo maze rikaguhatira, rikaguhanira gukiranuka. Mana yanjye we, ntabwo rero bishoboka badakiranuka ntabwo bazajya imbere ye. Ntabwo ari bo bazaba batoranirwa kujya kumusanganira. Ntabwo bazabwirwa rya jambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, ngo wakiranutse muri bike, ngo none nkweguriye nanjye nzakwegurira byinshi. Yewe we, Imana idufashe. Ngo Imana, reka nkubwiye banyanyarugenge, Yesu arashaka kubegurira byinshi. Ariko babwiye mugenzi uti Yesu arashaka kukwegurira byinshi. Ariko umunyamasengesho uzajya usoma ijambo ry'Imana. Haleluya! Kuko niryo rizatuma ukiranuka. Hanyuma ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo azabushyitse rwose. Ariko zikutamo umuntu ushyitse. Murazi iyo
habonetse appel d'offre y'akazi, abantu bagasabwa amadosiye, wewe wazagenda bareba iyawe bati ibyawe biburamo dosiye yawe ntago yizo, iyo ngiyi ntago idutesha igihe, iyo ngiyi ntago idutesha igihe, kuko ibyawe bituzuye. Nudasoma ijambo ry'Imana, Yesu nagaruka abizasanga udashyitse, nta nubwo uzatinda muri iyo nzira. Wivanye mu nzira. Yesu arashaka yuko ubushyitse rero mu itorero rye. Haleluya. Kandi ngo noneho n'ubushyitse ngo uzabona ibikwiriye byose. Haleluya. Umuntu kugira ibintu bikwiriye, Imana ishimwe, ibintu bikaba byuzuye, dosiye ye ikaba yuzuye. Amadosiye atuzuye ntago azagera rwose, reka nkubwire, ntago azata umwanya. Imana idufashe, izizaba zifite agaciro ni dosiye zizaba zuzuye, kandi uzaziheshwa n'iki? Nuko usoma ijambo ry'Imana ukaryiga ukarikunda. Burya iyo umuntu atangiye kugwa atangira kwanga ijambo ry'Imana, banaryigisha agasinzira, bazana kubyina agasimbuka. Ariko ijambo ry'Imana niryo rya mbere, kuko ari kubashisha kugira ibyangombwa byose. Ariko noneho ibyangombwa nabyo bigufasha iki? Bigufasha ngo gukora imirimo myiza kandi Imana icyubahiro. Gukora imirimo myiza kandi yose. Imana ishimwe cyane. Hamwe rero no gusenga, hamwe no gusoma ijambo ry'Imana, uzaba umuntu w'Imana ushyitse. Haleluya. Nutazaba ushyitse ntago bizakunda. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ariko amategeko y'Imana ngo niyo yishimira, ngo kandi niyo yibwira, ngo ku manywa na nijoro, ngo azaba ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntago byuma, ngo kandi n'ikibi n'ikiza ntacyo kizamutwara. Imana mbashye Imana, yego byumva, ubyibwira ku manywa na nijoro kandi akabyishimira. Ujye uhora ubyibwira, ujye uhora ubitekereza, mu rugo rwawe urabitekereza, mu kazi kawe urabitekereza, yewe uri muri cya cyumba urabitekereza. Ngo niwo zaba hiriwe, kandi nyuma zahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto igihe cya, kabone n'ubwo izuba ryacana, kabone n'ubwo amapfa yaza. Bishaka kuvuga ngo iki? Kabone n'iyo ibigeragezo byaba byaje, ngo ibibabi byacyo ntago byuma. Haleluya. Bene abo bahora bafite amavuta, bahora bafite ijambo. Imana ishimwe cyane. Yesu arashaka uyu munsi yo gufata icyemezo cyiza, wowe n'umutima wawe. Haleluya. Ugahindura, ukajya usoma ijambo ry'Imana, ugasenga Imana. Imana yacu dufashe cyane. Haleluya. Kugira ngo urusheho kuba maso, ushobore no gusengera abera bose, kuko ni itegeko ry'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyo ni cya kabiri. Nihute tujye ku cya gatatu, nacyo murashaka ko tucyumva. Bwira mugenzi wawe umvire cya gatatu kiza cyane. Umva icya gatatu rero. Haleluya. Icya gatatu, Yohana yandikira itorero ry'Isarudi. Iryo torero mbere ryari rifite ubwiza, byabagamwe ububyutsi, hanyuma riza kugenda rihura n'ibibazo n'intambara n'utuntu, ritangira gucika intege, abantu batangira gucika intege bamwe bo muri ryo. Arabandikira arababwira ngo nzi imirimo yawe, ngo nuko rero ni wibuke ibyo wakiriye, kandi wibuke n'ibyo wumvise, ubyitondere wihane, kuko nzaza nk'umujura, ntabwo uzamenya igihe nzagutungurira.
ab'isarudi rero bari bararangaye, bararebye hirya, iko bari baratangiye ntabwo bariko bari bakimeze. Ari ijambo ry'Imana rirababwira ngo nuko nimwibuke ibyo mwakiriye n'ibyo mwumvise, ngo maze mubyitondere kandi mwihane, kuko nimutabikora nzazaho muri nk'umujura, ntabwo muzamenya igihe nabatunguriye. Banyanyarugenge, mbafitiye inkuru nziza. Haleluya, mbafitiye inkuru nziza. Nimureke tuzajye twibuka, tuzajye duhora mu mwanya mwiza wo kwibuka ibyo twigishijwe, wo kwibuka ijambo ry'Imana, wo kwibuka gusenga, wo kwibuka gusoma ijambo ry'Imana, wo kwibuka kwitunganya, wo kwibuka iteka kugira ngo tube mu gihe cyiza cy'uko dushyitse, kugira ngo tube dufite ibidukwiriye byose bidushoboza gukora imirimo myiza kandi yose. Haleluya, Imana idufashe cyane. Uyu munsi ntabwo mbabwira ibyo gusimbuka n'imigisha n'amasomo, uyu munsi si byo mvuga, mumbabarire, nubwo nabyo ari byiza, ariko uyu munsi tubwiriza ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yaje dufashe. Ati nimwibuke rero ibyo mwakiriye n'ibyo mwumvise. Jya wibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise. Wibuke gusuzuma niba koko ujye ufite umwanya wo gusenga. Wibuke gusuzuma niba ufite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ngo hanyuma mwihane, niko yababwiye abo b'isarudi. Jya wibuka kwisuzuma, urebe yuko ibyo uko wavuganye na mugenzi wawe, urebe uko uhagaze mu muryango wawe, urebe uko uhagaze mu baturanyi bawe, urebe yuko indangagaciro zose zijyanye n'ijambo ry'Imana zuzuye. Nusanga hari icyo uteshukaho, wihane, kandi wihane nyakuri, atari za excuse nababwira. Imana idufashe cyane. Haleluya. Icyo rero cyari icya gatatu. Babwira icya kane kugira ngo twihute. Yewe icya kane rero cyo. Haleluya. Icya kane rero ni icyo kugira ukwizera, gukura mu kwizera. Nziko mu byumva, gukura mu kwizera, ukaba umukristo ukuze. Uko umuntu agusize uyu munsi ntaba ari ko gusa. Mu yandi magambo, ntubeho ntacyo wishe kandi ntacyo kijishe, cyangwa ngo ube akazuyazi. Nuko nguko mbega Yohana yandikira itorero ry'i Lawodikiya, araribwira ngo nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje kandi ntubire. Ngo iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngo ngiye kukuruka. Mu yandi magambo, abantu nk'abo butuzuyazi ni nk'abantu bashobora kuba babana mu itorero, ariko umuntu ugasanga ntacyo yica ntajya akiza. Ni nk'uko wabyara umwana n'abandi bakabyara, mukavukira, abana bakavukira rimwe, bagenzi bawe abana babo bagakura, igihe cyo kubatuma bakagera, abo batuma kujya kuvoma bakajya kuvoma, bakare bambwiye ngo abo bo ntawe nubwo bajya kuvoma. Nise mubatuma iki? Bati tubatuma mitiyo. Kuko ntawe ujya kumva bagize amahirwe abo ntibajya gutashya, bacana kuri gaze. Jewe naratashyaga nkavoma kandi kuvoma kure. Ubu rero abaha ngaha ntabwo bazi kuvoma, ntibazi gutashya, mubatuma mitiyo. Ariko reka nabyo tubyemere, abandi bageza ko batuma mitiyo bagatuma, uwawe ntube wamutumayo. Bakabajyana ku ishuri bakarangiza
garidiyeni uwawe atari yayijyamo ntibishoboka. Bakarangiza primaire uwawe ntibishoboka. Bakarangiza segonderi bakajya muri za kaminuza yo bakarangiza bakaza bakabona amapromosiyo bakaba abayobozi, bakaba abantu b'abagabo bashinga ntahe, tukabatuma kujya gusaba abageni, uwawe aracyari hahandi. Nimundebe igitsuri si mwebwe, ariko nimutekereze. Umuntu akaba mu itorero nawe akamera gutyo uko wamusize, umukozi agafata Bibiliya akaza yangiza akagenda, intebe yanduye ntiyayihanagura, imeze gutyo ntiyayigorora. aje agasanga abantu bicaye gutya ntacyo yabafashisha, ntiyayobora amasengesho, ntiyajya muri korari ngo aririmbe, ntiyafatanya n'abandi gukora umurimo w'abadiyakoni, ntiyakwakira abashyitsi, habe n'icyacumi, habe n'amaturo, akagenda uko yakabaye. Ubwo se ni mwebwe abarimo habahari. Ariko bene uwo aba yarabaye imfunyi, aba yarabaye ingwingi, nta kazu yazi, ntashyushye ntabizi, ngo yaba yarashyushye cyangwa yarabizi, ngo ariko kazu yazi ngo yakaruka, barashaka kumuruka. Umva rero bakristo banyanyugeye, ntakagira umuntu muri twebwe bakazu yazi. Gira mugenzi wawe ntukaba kazu yazi, ngaho ngeuza ariko wamubwiye ukumutinya, ana yanjye Imana yaje dufashe cyane. Ariko dushyuhe cyangwa tubire, nitumara kubira niho tuzasanganira databuja naza, nawe ukabwirwa rya jambo ryiza ngo nuko mugaragu mwiza, ukiranuka, wakiranutse muri bike nanjye nzakwegurira byinshi. Imana icyubahiro. Haleluya. Babwira icya gatanu banyababwira partager sa foi. Icyo wizera ugomba kubibwira abandi. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntuzungunga n'ibyo yagukoreye, ngo babwire ko umukiza wanjye ari uwawe, ngo basengere nk'uko nanjye nagusengeye. Haleluya. Nubabwire ko umukiza wanjye ari uwawe, ubasengere nk'uko nanjye nagusengeye. Buriya ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 15 nkaho umurongo wa 16 aravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, utizera azacirwaho iteka. Muri Matayo ho rero mu gice cya 28 arababwira ngo noneho mugende mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, mubahindurire kuba abigishwa banjye, ngo kandi dore ndi kumwe namwe ngo uhereye none no kugeza ariko wahaye icyubahiro azaba ari kumwe nawe. Niba hari abantu Imana igendana nabo, abantu bajya kubwiriza ubutumwa. Izi korari zacu ndazikunda, zijya kubwiriza ubutumwa, kandi numva icyo bakoze icyo ari cyo. Haleluya. Ariko ntago bibujije nawe uri hano cyangwa n'uwo muri korari yuko ahari muri ofisi wirakoramo abwira abandi ko yakijijwe, abwira abandi ko Yesu ari umukiza, mu baturanyi bawe ukabivuga. Hari abantu bacecetse burundu, bibereye aho ngaho, ibyo bintu banabitinya, atabwira abantu ko ari umukirisitu rwose, ndetse w'umwadeperi washaka, usibye yuko icyangombwa burya ari ukuba uri umukirisitu mwiza wo mu mutima. Haleluya.
ngo babwire ibya Yesu. Icyo rero aho rero muri Matayo ririya ni itegeko ry'umwami. Abantu batubashye itegeko rya Yesu ngo babwirize abandi bantu ubutumwa bwiza, ndashaka kuvanira inzira ku murima. Abo ngabo ntago bari mu bazabwirwa ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, ngo wakiranutse muri biki, ngo nanjye nzakwegurira byinshi, ngo injira mu munezero wanjye. Ntago barimo, kuko basuzuguye umwami, ntago bubahirije itegeko rye. Ariko uyu munsi ngo ufitiye inkuru nziza. Yesu arashaka kukugarura ku isoko. Yesu arashaka yuko wisubiramo. Uyu munsi ugafata icyemezo cyiza, maze ukazamusanganira wumva udafite ipfunwe, kuko agiye kugaruka. Haleluya. Muracyakurikiye? Mukeneye ko mbabwira icya gatandatu? Nyababwira icya gatandatu. Bwira mugenzi wawe n'icya gatandatu, reka tucyumve ni cyiza. Mana yanjye. Haleluya. Icya gatandatu rero ni ukudatwarwa n'isi, kwirinda kumirwa n'isi. Ambwira uti none se ngo turayivamo? Ntabwo ari cyo ngubwira. Iyo mvuga gutwarwa n'isi, kuba umuntu w'isi, akantu bukara cyavuga neza bakankorere neza. Iyo mvuga icyo ngicyo, ni wa muntu uba muri ino se akayihemukiramo, ukaba mpemuke ndambuke, ukagenda uko bidakwiriye muri yo, ugashaka kwishakashakira ugahemuka. Byaba ari ngombwa ukabeshya, byaba ari ngombwa bikubereye ngombwa ukiba, byaba bikubereye ngombwa ukifata ukundi kuntu, byaba wumva byagize ukifatanya n'abandi gukora amarorero n'abantu babi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 50 ngo murabikora nk'abihorera, ngo mukibaza ko muhanye namwe rwose. Ngo mvu iyo ubonye umujura wifuza kubana nawe, ukifatanya n'abasambanyi, ukagambanira mwene nyoko bwite, ngo ibyo ukabikora nanjye ngaceceka. Ngo ariko nzaguhana, ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ngo yemwe mwabibagirwa Imana, ngo nimusigeho, nimurikeraho, ejo ntazabashishimura hakaburubakiza. Umva rero reka nkubwire, mu byo nakubwira, nugendana n'isi ugakora bene ibyo ngibyo ugahemuka, ukagenda uhemuka, ntube inyangamugayo, bikagutesha kuba ubunyangamugayo, bikagushyira mu guhemuka n'ubugambanyi n'izindi ngeso mbi zinyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira yuko utazaba mu bo Yesu nagaruka azabwira ngo nuko mugaragu mwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuba umukunzi w'isi n'iby'isi, ngo gukunda Imana ntabwo kuzaba kukiri muri wowe. Imana dufashe. Ni muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 17, ngo dore isi irashirana no kwifuza kwayo, ngo nuko rero mwitegure, ngo kuko namwe nzaza ku munsi mutatekereje, mutabyiteze. Imana yacu dufashe. Muri Luka 12 umurongo wa 40, uyu munsi tekereza ko Yesu ashobora kuza, tekereza ko witeguye. Reka rero ubu ngiye kubabwira akanyuma keza cyane, yewe we keza karurangiza. Bwira mugenzi wawe utitega amatwi twumve ikindi kintu cya karindwi cyiza cyane, kandi ni cyiza cyane rwose, nikigucike wewe waje hano nibura utaho ukizi. Haleluya. Bundi mbere ni ukwitwara nk'umuturage w'igihugu cyo mu ijuru. Ubu mutubona rwose tugomba kwitwara nk'abaturage b'igihugu cyo. Bwira mugenzi wawe tujya witwara nk'umuturage w'igihugu cyo mu ijuru. Bani dufashe. Haleluya. Mu Bafilipi mu gice cya 3
ku murongo wa 17 18 na 19 Paulo yandikira abafilipi arababwira ati muramenye abo ni babandi bariya mwirinde bariya abantu bagenda ukunda ati nabibabwiye kuva kera kwabo ngaba ari abanzi b'umusaraba biratana ibiteye isoni byabo ngo imana zabo ninda iherezo ryabo nukurimbuka. Umva umurongo nashakaga rero kuri 20 ngo ariko twebweho ngo iwacu ni mwijuru niho dutegereje ko umukiza wacu azaba ariwe mwami wacu Yesu Kristo ngo ni uzahindura iyi mibiri yacu yo gucishwa bugufi kwacu ngo akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe ngo kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose tumuha amashyara akabyara nubwo byagenda gute twebweho iwacu ni mwijuru. Haleluya. Niho dutegereje umukiza wacu ko azaba. Uramenye ntukagendane n'ababandi bagenda ukundi. Pawulo avuga yuko ari abanzi b'umusaraba ngo biratane ibiteye isoni byabo ngo imana zabo zikabinda ngo ariko iherezo ryabo ni ukurimbuka. Abo nugendana nabo nta kundi nibo babandi bazabwirwa nk'abantu ba ya taranti nk'aba wundi wa ya taranti imwe wabwiwe ngo wa mugaragu mubi we imana yacu dufashe ngo uri umugaragu mubi niko yababwiye amubwiye ngo nibagute mu mwijima ariko twebwe tuzabwirwe ngo nuko bagaragu beza. Haleluya. Ariko bakongera kubwira umuntu wawe gahoro ngo ndi wowe ntuzabwirwe nkuriya w'itaranti imwe ngo uzabwirwe nk'uwe 2 n'eshatu ngo nuko mugaragu mwiza ngo injira mu munezero. Mana ishimwe banyanyarugenge uzabwira iryo jambo ryiza uyu munsi ubyitegurire twebwe iwacu ni mwijuru. Haleluya. Ndabizi yuko ibyo ari byo byose hari n'abagerageza ariko kandi natwe turava hano twese twiyemeje kugenda tugerageza. Uwanditse igitabo cy'Abaheburayo arabandikira nabo bari baranyuze mu bikomeye arababwira ngo ntimutubushize bw'ubwoba bwayo ngo kuko bifite ingororano. Duhe Imana icyubahiro. Bwira mugenzi wawe ntugatubushize bw'ubwoba bwawe bifite ingororano ikomeye. Haleluya. Ngo kuko mukwiriye kwihangana ngo kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka ngo muzahabwe ibyasezeranijwe. Umva reka nkubwire umuntu w'Imana uri mushyitsi waje nk'uw'Imana muri aha dukwiye kwihangana kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka izaduha ibyo yadusezeranije kandi abazaba barihangana nibo bazabwirwa rya jambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike zakwegurira byinshi ngo ninjira mu munezero wanjye. Haleluya. Ariko rero reka mbabwire ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane ngo uzaza ntabwo azatinda ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ngo ariko nasubira inyuma ngo umutima wanjye ntabwo uzamwishimira ngo ariko twebwe ntabwo turabo mu basubira inyuma ngo tuzarimbuke ngo ahubwo turabo mu bizera ngo kugira ngo tuzakize ubugingo duhe Imana icyubahiro. Haracyasigaye igihe kigufi cyane. Bwira mugenzi wawe humura haracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza nazatinda. Banyanyarugenge mbafitiye ubutumwa bwiza bafitiye inkuru nziza. Haracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza ntago azatinda. Haleluya. Ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana yacu dufashe cyane. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo jyewe narwanye intambara nziza muri Timoteyo ngo jyewe narwanye intambara nziza
ngo narinzi ibyo kwizera, ngo uwasigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, ngo iryo umucamanza utabera azampa kuri wa munsi, ngo nyamara sijye jyenyine, ngo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Wana intambara nziza yo kwizera. Haleluya. Wuzuze bya bintu, ugendere wibuke ziriya ndangagaciro uko ari ziri: gusenga, gusoma no kwiga ijambo ry'Imana, hanyuma kurinda ibyo wumvise n'ibyo wakiriye, ukabigenzura ukihana. Imana yacu dufashe cyane. Hanyuma ugakuza kwizera kwawe kukazamuka, ukajya mu itegeko ry'Umwami ukabwiriza ubutumwa bwiza, ukirinda kuyongobezwa n'isi ngo gutware n'ibiyirimo, kuko ishirana n'ukwifuza kwayo. Hanyuma rero ukajya witwara nk'umuturage w'igihugu cyo mu ijuru. Yewe we, ndarangije. Haleluya. Ariko reka mbabazi, ni bande bashaka kuzabwirwa ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri biki, ngo none nzakwegurira byinshi, ngo injirana nanjye mu munezero wayo? Ni bande bumva bakunze iryo jambo, abashaka kuzaribwirwa? Bahaguruke dusenga Imana, kuko Pawulo yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo imbaraga. Rwose nimuhaguruke turebe. Hanyuma batabishaka biyicarire, batabishaka yicara. Reko genda bishaka nanjye nubwo mubona mvuga ndahagaze. Haleluya. Yewe we, nicyo ngiye. Hanyuma hari ibyo waba warateshutseho muri za ndangagaciro zirindwi